Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe yongeye kutubashisha kuboneka umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe dusanzwe tuganira ku ijambo ry'Imana kuri channel ya Bersheba Holy TV. Akenshi twagiye tuganira ku ijambo ry'Imana tugaragaza imibereho y'umukristo, tugaragaza impinduka ku muntu wamaze kumenya umwami wacu n'umuntu wamaze gukizwa by'ukuri imibereho imuranga. Rero uyu munsi turagaruka ku ijambo ry'Imana n'ubundi riboneka muri Bibiliya yera. Hanyuma mbere y'uko twinjira muri iri jambo nifuza ko twongera gukurura ubwiza bw'Imana, twiyegereza Imana kugira ngo turusheho kunogerwa n'ijambo ry'Imana. Rero Imana ibahe umugisha mwebwe mwagiye mukurikira iyi channel mu minsi yahashize, abo twabanye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari mu bice bitandukanye, abacishijwe ndetse n'abatarakizwa mubasha kumva ubu butumwa bwiza. Ahari uyu munsi ushobora kuba utari wakizwa, ariko wamara kumva ijambo ry'Imana rikaguhindura, nawe ukakira agakiza, ukamara gusobanukirwa, ugakizwa, ukakira agakiza gakomeye, kubera ko biracyashoboka ko wakizwa. N'iki ijambo ry'Imana ribereyeho kutwigisha, kuduhugura, kuduhana, kutwemeza ibyaha no kugira ngo dutungane rwose, tube dufite ibikwiriye kugira ngo umuntu w'Imana akore ibyiza, imirimo myiza yose. Imana rero ibamugisha mwe mwagiye mukurikira uru rubuga, mwagiye mwumva ijambo ry'Imana uko bukeye n'uko bwije mu mibereho yanyu, ku manywa na nijoro, uko mwagiye mubona igihe kije mukabana natwe, ndetse n'ahandi mwaba mwarakuye ubutumwa bwiza mukabuha agaciro. Imana ibahe umugisha kuko mutatesha agaciro ubutumwa bwiza. Ibindi byaha byose, ibyo mukora byose byababarirwa, ibyo byaha wakoze umazemo igihe wigaraguramo byababarirwa, ariko ikitazababarirwa cyonyine ni ugutuka umwuka w'Imana. Mbega kumva umuburo wa mwuka wera ukaninira, ukanga kumvira umwuka wera. Imana rero ibahe umugisha mwe mwabashije kwakira ubutumwa bwiza, mukabwumvira, mukumvira umwuka wera, ndetse bamwe mukava mu byo mwarimo mugahitamo gukurikira Imana no kuyikorera neza bikwiriye abana b'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ariko mbere yuko twinjira muri iri jambo, reka dusabe Imana yongere kandi ibane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryayo, kugira ngo ishyigikire ijambo ryayo. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushima n'ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Hanyuma uyu munsi wa none uduhe ibyo kurya byacu, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twayihariye abayiturimo. Hanyuma utubabarire mwami aho twagiye uko bidakwiriye. Hanyuma tugiye kumva ijambo ryawe, nyemerera ribe inkota ityaye ica imigozi yariboshye imitima yacu. Hanyuma imitima yacu ibohoke, yumve kandi yumvire ijambo ryawe, kugira ngo tuyoborwe nawe mu kuri kose no mu buzima bukwiriye umukristo, mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bakiri hano hanze bakeneye ubutumwa bwiza. Reka umuntu wese uzumva iri jambo rizagira aho rimuvana kandi rizagira aho rimugeza. Hanyuma uwari waraguye azabyuke, uwari utarakizwa azakizwe, kandi uwari ukirambiwe, wari urambiwe iby'agakiza yongera asubizwemo intege mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe rero shyigikira ijambo ryawe, niko tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Tugarutse kandi kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka twihuse turebe muri Bibiliya yera ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice bya 23, ibice bya 21, turasoma n'umurongo wa 28 dusoreze ku murongo wa 32. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 21, turasoma umurongo wa 28 dusoreze ku murongo wa 32. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ariko ibi mubitekereza mute? Haravuga ngo ariko ibi mubitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri, asanga umwe aramubwira ati, mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati, ndanze. Maze hanyuma arihana aragenda. 30. Se asanga uwa kabiri amubwira cyo,
nawe aramusubiza ati ndagiye data, ariko ntiyajyayo. Muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka? Baramusubiza bati ni uwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamaraya bababanziriza kwinjira mu bwami bw'Imana. Dore Yohana yaje muri mwe agendera mu nzira yo gukiranuka, ntimwamwemera. Nyamara abakoresha b'ikoro n'abamaraya bo baramwemeye, ariko nubwo mwabibonye mutyo ntimurakihana ngo mumwemere. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Haleluya, haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Riratubwiye ngo noneho ibi mubitekerezaho mute? Riratubwiye ku mutwe waho mu bice 21 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 21 umurongo waho dusomye umurongo waho wa 28 kugera kwa 32. Haratubwiye ngo umurongo wa 28 ratubwiye ngo ariko ibi mubitekerezaho mute? Yesu yari ari kuganira n'abigishwa ndetse ari kuganira n'abandi bantu bari bamugose. Iki gihe cyari igihe cyo mu gihe yari ari mu isi, yari amaze iminsi ari gukora ivugabutumwa ahantu hose hatandukanye. Ngo nukaza kugera igihe hari kubaganiriza, haravuga ati ariko se ubundi reka mbabaze ibi byo uyu munsi mubitekerezaho mute? Haravuga ati none se ko habayeho uyu umubyeyi we yari afite abana babiri b'abahungu, yari afite abana babiri. Nabwira umwana wa mbere, haravuga ati mwana wanjye dore igihe kirageze, nari mfite uruzabibu, none genda ujye guhingira uruzabibu rwanjye. Ngo hanyuma uyu mwana aravuga ngo ndanze data, ngo ariko ngo nyuma arongera arihana ajyayo. Ngarangije ngo umubyeyi asanga uyu mwana wa kabiri, aravuga ati mwana wanjye genda ujye guhingira uruzabibu. Nyina amubwira nk'uko yabwiye wa undi wa mbere. Uyu mwana wa kabiri waravuga ati data ndajyayo, ngo ariko ngarangije ngo ntiyajyayo. Mana dufashe kandi Mana tugirire neza. Ngo maze uyu mwana wa kabiri haravuga ati ngewe data ndajyayo, ariko arangije ntiyajyayo. Igihe kigeze ngo umubyeyi amaze kubwira uyu mwana wa kabiri ngo yanze kujyayo, mbega aramwemerera byihuse ariko ntiyajyayo. Ngo wa undi wa mbere wari wavuze ati ndabyanze, ngo arangije yisubiramo arihana, ngo arangije ajyayo ajya guhingira uruzabibu. Yesu arababaza ngo none se uyu muri aba babiri bombi ari uwa mbere wari wavuze ngo ndabyanze nyuma akisubiraho akajyayo, ndetse n'uwa kabiri wavuze ngo ndabyemeye ariko ntajyayo, ninde wakoze ibyo se yashakaga? Maze aramusubiza ngo ni uwa kabiri, ngo ni uwa mbere. Uyu wa mbere wihanye akajyayo agakora ibyo se yashakaga, niwe wakoze ibyo se yashakaga nyine. Nagira ngo mubwire mwene data ko muri iyi minsi ya none dusohoyemo dufite abantu bamaze kwemerera Imana ko bazajya bakora mbega bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, bari mu mirimo y'itorero, bari mu buzima bwo kuvuga ubutumwa, bari abavugabutumwa, bari n'abashumba, bari mu mirimo itandukanye yo gukorera Imana, bamaze kwemerera Imana ko bazayikorera, ariko nyamara ntabyo bakoze kuko imibereho y'ubuzima bwabo ihakana ko badakora ibyo Imana ishaka. Kubera ko baraza bakavuga ubutumwa nibyo, ariko bagenda mu mibereho ya buri munsi bagahakana ko badakorera Imana. Aho batucishije izina ry'Imana, bakora uruzabibu rw'Imana, ntabwo bari kuruhingira. Uyu mubyeyi namugereranya n'uru ruzabibu. Uyu mubyeyi wari ufite uruzabibu namugereranya n'Imana data, hanyuma uru ruzabibu rukaba ruri muri hagati muri twe, kubera ko ni twebwe. Uruzabibu ni Kristo, natwe turi amashami. Hanyuma guhingira uruzabibu ni ukubagarira ibyo Kristo yaduhaye muri twe, hanyuma bigakura bigatangira gutanga umusaruro ku bataramumenya. Uyu mubyeyi ngamaze kubwira uyu mwana ngamaze kwanga kugenda, ngo amaze kugenda, igihe umubyeyi amaze kwigendera, umwana atekereza ku byo umubyeyi yamubwiye yisubiramo. Aba bantu dufite batukishije izina ry'Imana, nyamara bararahiye indahiro, bakahamya kwatura kwiza, bakavuga ngo twarihanye twakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ariko ntibagende ngo bakore
ibyo Kristo ashaka. Aba bameze nk'uyu mwana wa kabiri wabwiye umubyeyi ngo data ndagenda, ariko nyamara ntajyeyo, bigatuma igihe kigera aba bantu ng'abasambanyi ndetse n'abakoresha b'ikoro bakaba bagiye kudutanga mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya, 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 haleluya. Harangije agenda abwira uwa kabiri ati mwana wanjye genda uhingire umuzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati data, ati ndanze. Uwa kabiri abwira uwa kabiri, nawe aramusubiza ati ndagiye. Hamwe ati ndagiye. Hari igihe wamaze wibereye mu bikunezeza, hari igihe wamaze wibereye mu byaha, aho ngaho wari ufite umudendezo, nibwo wabwiraga umuntu wese ukubwiye ngo wacishijwe bati ndabyanze, nyamara wafashe icyemezo. Uyu munsi we warahindukiye, Imana iguha umugisha. Nyamara wari umaze igihe mu businzi, wari umaze igihe mu busambanyi, wari umaze igihe uri umujura, waravuye ngo reka kwiba, wavuye ngo egera Imana, wari warabyanze, waravuze ngo ntabyo ushaka, ariko uyu munsi wafashe icyemezo, Imana iguha umugisha. Ariko abagowe ngaba, aba bantu bagowe ni abahe? Ni abamaze kwemerera Imana ko bazayikorera, bakava mu byaha, bakajya mu mirimo, bakajya mu makorari, bakajya mu ivugabutumwa, bakajya mu mirimo itandukanye mu nzu y'Imana, ariko bakaba bakiri gukorera ibyaha mu rwongorerano, bakaba batarigeze bahamya ngo bagume mu mwanya wo guhamagarwa n'Imana, bemere guhingira uruzabibu. Babwiye Imana ngo bagiye kuruhingira, ariko ntabwo baruhingira, uruzabibu rwabo rwabaye itongo. Yesu ntagifite umwanya mu buzima bwabo. Uyu mwana w'uyu mutware, uyu mupapa wari ufite abana babiri, ngo arangije abwira uwa mbere arabyanga, ngo ageze arisubiramo aragenda, uwa kabiri arabyemera, ariko ntiyagenda. Mbese mwene data, wowe uhagaze mu uhe mwanya? Ni umwanya wuhe ufite uri kwemerera Imana muri iki gitondo, muri iki gihe cyawe cya buri munsi? Mbese uri kubyuka wumva ushaka guhamya no gukora ibyo Imana yagutumye gukora? Mbese ko yagutumye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha? Ijambo ryakomeje riratubwira ngo dore abasinzi, abasambanyi ndetse n'abakoresha b'ikoro babatanze mu bwami bwo mu ijuru. Ngo kubera iyihe mpamvu badutanze? Ni ukubera iyihe mpamvu abo bantu badutanze kujya mu bwami bwo mu ijuru? Ni uko bo bemeye kumvira umuhamagaro, bahindukira. Ijambo ryatubwiye ngo Yohana yaje yigisha ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha, ngo nicyo cyatumye mutamwemeye. Yaje mbega ahubwira abantu gukiranukira Imana, nicyo cyatumye abantu batamwemeye. Ngo ariko abakoresha b'ikoro bo baramwemeye, bemeye kumwumva. Ngo ariko mwebweho ntimurakamwumva. Wari waramaze guhaguruka, kwemera gukorera Imana, ariko wasubiye mu bitagira umumaro. Uyu munsi nturumva icyatumye uhaguruka ngo ukurwe mu byaha, ugaruke mu nzu y'Imana, kubera ko uracyari mu byaha kandi uracyari no mu nzu y'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mbese mwene data, uyu muntu wumviye muri bano babiri, ninde wakoze byose yashakaga? Mbese aba bakoresha b'ikoro bahindukiye bakumva ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha, bakihana bagakizwa. Ndetse nawe wahise wemera ugakizwa, ariko ukaba warasuriye inyuma, ukaba uri mu bitagira umumaro. Mbese ninde uri gukora ibyo Imana ishaka? Niba uyu mukoresha w'ikoro aratinze mu gihe cyo gukoresha ikoro, ari umunyabyaha koko, ariko akihana yihanye, uyu munsi akaba yakiriye Yesu umwami n'umukiza, kandi akaba atazacogora, akaba ari gukora ibyo Imana ishaka, akaba ari kubwira abantu ko kuva mu byaha mbega kubaha Uwiteka aribwo bwenge, kuva mu byaha ariko kurijuka, nk'uko muri Yobu 28:28 habivuga. Uyu munsi akaba ari guhamya, avuga ati ndi umukristo, nzahora ndiwe mu gihe cyose kugera ku gupfa. Mbese wowe uyu munsi uyitaye abonestance, amen, wowe uri gukora iki? Ni iki kiri kuguhesha kumva no kumvirwa n'Imana? Mbese wowe uhagaze mu uhe mwanya ugiye kuguhesha kwakira agakiza n'ingororano z'abihanganye? Niba waramaze kujya mu murimo, ukaba waracoboye,
urongeye kubwirwa ngo abasinzi, abasambanyi, abakoresha b'ikoro bagutanze mu bwami bwo mu ijuru, kubera ko bo bumvisha ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha barihana. Uyu mwana wa mbere twabonye yabwiye se ngo ndanze, yaramubwiye ngo najya guhingira uruzabibu, abwira se ngo ndanze, arangije kuvuga ngo ndanze. Ata benestance umwuka w'Imana amuzamo, amwemeza ibyaha byuko asuzuguye umubyeyi, ngo arangije arihana, yisubiramo ajya mu gukora ibyo umubyeyi yaramutumye. Hanyuma uwa kabiri we ngo aravuga ngo ndabyemeye, ariko ntiyajya gukora ibyo Imana yashakaga ko akora, ibyo uyu mubyeyi yashakaga ko akora. Mbese we bene data, ko wahamagawe, ukaba waratoranijwe, ukaba uri mu murimo w'Imana, ukaba uri mu nshingano wahawe ngo uzikore, mbese ukaba utari kuzikora uko bikwiriye, ukaba uri kuzikora uvanze n'ibyaha, mbese wari wahamye uko wamenye Kristo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kugira ngo tubashishwe nayo kwera imbuto zikwiriye abihanye no guhagarara mu muhamagaro neza. Imana nishimwe. Mbese mwene data, urumva ushaka gufata icyemezo, uyu munsi wahinduka. Aracyari ibyiringiro ko uyu muntu wari waramaze kuba imbata y'ibyaha yahindukira kandi agakora ibyiza, hanyuma akabasha kubona ubwami bw'Imana, kubera ko abakoresha b'ikoro